le poids de l'appel d'Abraham, uburemere umuhamagaro wa Aburahamu, uburemere umuhamagaro wa Aburahamu niwo mutwe. Icya mbere tugadusubire kuri rya jambo ry'umuhamagaro wa Aburahamu, nubwo turi bukomeze nyuma y'igice 14, murabyibuka, tugadusubire mu magambo Imana yamubwiye Aburahamu imuhamagara 12 itangiriro umurongo wa 1 n'uwa 2. Ku ari yari tutawumva neza, n'ibindi byose twize ntacyo muza mufite. Uwiteka ategeka Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzaba umugisha. Amen. Tutekereze ibyo, tekereza ibyo Imana imubwiye mu kumuhamagara. Turajyana. God had said to Abraham, Uwiteka ategeka Aburahamu ati, go from your country. va mu gihugu cyanyu. Amutesheje iki? Go from your country. Igihugu, mwandike igihugu, akireke. Amen. Your people. Usige umuryango wanyu. Obara umuryango ni your people. Obara umuryango. Your people. Usige abantu. Wewe wasomye nyine birimo, niyo ndakubwira your people. People se n'umuryango. Amen. Your people. Nuvuga ngo yabaga muri society. Ni uko bakubwira wowe ngo usige u Rwanda, usige n'abanyarwanda, ugende mu gihugu nzakwereka, sibyo? Your people. Cyakabiri your people. Cyakabiri your people. Go from your country, go from your people. Cyakatatu, your father's household. N'inzu ya so. Wala, aho birahuye. Father's household. Household ni kuvuga abantu babana mu nzu imwe. People who live under a same roof. Sibyo? Baba mu nzu imwe, munsi y'igisenge kimwe. None Aburahamu inzu ya se ni inzu ya tera. Imana imubwiye iri jambo ngo nave mu gihugu cye, ave mu abamo, donc mu gihugu abaturage basangiye igihugu, ave no mu nzu ya se. Mwe mumva ari biki? Uyu muhamagaro umva umeze gute? Umva umuhamagaro usaba iki? Imana irasaba Aburahamu iki? Iramusaba guca imigozi yose imuhuje n'isi yariye. Briser tous les liens avec son propre monde. Mwabise? Isi ya Aburahamu ni igihugu abamo, kuko umuntu ntabwo aba mu kirere. Donc Aburahamu aba mu gihugu kizwi. Turabonye ku muhamagaro wa mbere haba ari muri Uri. Imana ireyitera umuhamagaro bwa kabiri ari muri Harani. Nuvuga ngo mu gihugu cye akivemo. Cya kabiri, ese mu gihugu cye ntiyari afite amalien n'amatayizi yari afite ayaci abantu, ntiyari afite inshuti se agire gute aci. Donc des liens affectifs, abo warafitaniye ubusabane, inshuti n'ibiki byose aci. Icya gatatu, noneho nabo mu maraso
abo mu nzu ya se nabo bagire gute? Ace. None asigaje iki? Ntacyo. Akurikira iyo ma? Ese murakurikira? Ni ukuvuga ngo wowe kanaka uba mu gihugu cyawe cy'u Rwanda, kuko ntabwo uba mu kirere hariya, uba mu gihugu cyawe cy'u Rwanda. Kuba uri mu gihugu cyawe cy'u Rwanda ukaba utaribuye, ntabwo abantu bose bakwanga kandi ntabwo abantu bose bagukunda, ariko ntihabura abo mumva muhuje, sibyo? Kuko ntawangwa na bose. Uvuga ngo mu gihugu hari abantu mukamatanye, sibyo? Okay? Uvuga ngo mu gihugu ufite abo muri linked, kandi mu gihugu ufite ibintu, sibyo? Mu buryo bumwe cyangwa ubundi, inzu cyangwa ibiki. Noneho mu gihugu ufite umuryango ubamo. None ibyo bitatu nubireka ubaye iki? Utagira identite. Voilà. Imana ikirakora kuri Aburahamu, amen, imwambuye repere zose, repere yari afite muri iyi si, amen. Imwambuye identite muri make yari afite, ibimuranga byose irabimwambuye. Kuko repere ishobora kuba repere identitaire, repere géographique, repere yari yose, ibiranga umuntu byose iramwambuye. None abaye iki noneho? Kugeza aho yumviye uwo muhamagaro byose akabisiga inyuma. Mu bisanzwe ni ukuvuga ngo Aburahamu, ntabwo araba Aburahamu, Aburahamu yisize inyuma. Wanyumvise? Ni ukuvuga ngo Aburahamu yamusize inyuma. Ese urabyuye? Amen. Kuko wowe urimenya bikurikije aho wisanze muri iyi si nabo wisanzemo. Abo nibo bagufasha kwimenya. Wayibise? Fungo aho wavukiye nabo wavukiyemo nibo bagufasha kwimenya uriwe. None Imana ibwiye Aburahamu ngo byose abireke. Mu ijambo rimwe Aburahamu aratakaye. Mu gihe ataraba ikindi yatakaye, kuko ubwe yisize inyuma. Wowe rero wishire mu mwanya wa Aburahamu. Barakubwiye biriya byose ubireke. Ni bingahe? Bitatu. Kandi ibyo niyo yari mugize. Nane wishire mu mwanya wa Aburahamu rero ubaye iki? Ntugende Aburahamu icyo yabaye nyuma, hari turagera. Baramuhamagaye. Ibyo bamubwiye babyumvise. Wishire mu mwanya wawe. Mu mwanya we. Arima mu bibabwira. Utekereze kuri ibyo. Wishire mu mwanya wa Aburahamu. Niyo wabwiwe ari amagambo. Mu gihe nk'iki Imana iragusanze irakubwiye ibyo. Go from your country, from your people, from your father's household to the land I will show you. Impamvu twafashe umwanya wo gusubira ku magambo Imana yabwiye Aburahamu imuhamagara, ni ukubera ko ari amagambo nyine Imana yabwiye Aburahamu, niyo magambo Yesu abwira buri muntu wese iyo amuhamagaye, ariko hakoreshejwe andi magambo, ariko ni même sens.
niyo mpamvu mukwiye kubimenya. Je me répète, kasubiremo. Ariya magambo Imana yabwiye Aburahamu, Itangiriro 12:1. Amen, haleluya. Niyo magambo Imana na ku mwami Yesu abwira buri muntu wese yahamagaye, ariko mu yindi mvugo, mu yandi magambo. Nibyo bita la forme est différente mais le fond est le même. Ngo amagambo ubona ko atandukanye, ariko umutima w'ikivugwa ni bimwe. Kutamenya rero biriya bya Aburahamu ntumenya n'ubukristo ari cyo. Tuza kwibona, mubaza kubona rero ko abantu benshi rero mu mateka bagiye bita abakristo ntabwo ari bo. Twarishutse bandugu yangu. Mubaza kubibona. Amen. Imana ibwira Aburahamu, va hehe mu gihugu cyawe, uve na hehe mu bwoko bwawe, tuvuge ubwo hose nka nation, ubwoko bwawe no mu nzu ye Yesu, unkurikire mu gihugu nzakwereka. None biriya bintu bitatu y'ubuze ubutakaje icyo uri cyo. Donc, si je m'exprime en français, Dieu disait à Abraham de couper tous les ponts avec son passé. Imana irabwira Abrahamu ngo nasenye amateme yose amuhuza n'ubuzima bwe bwa kera. Asenye iki? Amateme, ibiraro bimuhuza n'ubuzima amuhamagaye kuvamo. Tuza kureba nimba ibyo rero byarakoretse mu buzima bwacu, nimba ayo mateme twarayashenye. Mu byumve. Amen. Imana yamagaye Aburahamu, muraza kumva navuze ni la forme est différente mais le fond est le même. Nivuga ngo amagambo yakoreshejwe atandukanye n'ibyo tuza kubona umwami Yesu atubwira twebwe, ariko umutima cyangwa icy'ingenzi ni kimwe. Nshobora gukoresha forme nyinshi mu kuvuga ikintu, ariko mu bisanzwe ngasanga ndi ndavuga kimwe. Aburahamu ahamagawe physiquement kuva mu gihugu kizwi cyitwa Harani, akava n'abaturage ba Harani, akavuga no mu nzu ya Tera. Amen. Nubwo Yesu ataduhamagara ngo tuve mu gihugu cyacu physiquement, ngo tuve mu baturage turimo physiquement, ngo tuve mu nzu ya data physiquement, ariko le fond cyangwa ikingenzi, amen, turaza kubibona niko abavuze mu buryo bw'umwuka. Ariko nitujya kubireba neza ntabwo benshi byakoretse muri twe. Les ponts sont toujours là. Mateme aracyahari. Na niyo mpamvu ntabwo tubona amasezerano y'Imana asozwa ku buzima bwacu. Mwayizi? Kuko ntabwo twatakaje identité ya kera. Twaraje ngo mugakiza, ariko tuzanye na Harani yacu, tukazana n'Abanyaharani, tukazana n'urugo rwa Tera. C'est terrible ça. Ese imvugo murayumva? Amen. Harani yacu twarayizanye, dukurikira Yesu na Harani yacu, tukurikira n'Abanyaharani turi kumwe, tukurikira n'urugo n'inzu ya Tera.
ndashaka mukompare Luka 9:23-24 na Itangiriro 12:1-2. ndashaka mubikompare. abwira bose ati umuntu nashaka kunkurikira niyiyange. nashaka kunkurikira Iyiyange. niyiyange. niyi ndikuvuga iki? Aburahamu yabwiye iki? ngo Aburahamu amusige inyuma. si ukwiyanga se? siko Yesu avuze? hano turi musano rishya turiho turabwirwa rero ngo umuntu ashaka kunkurikira jyewe umwami Yesu niyiyange. kwiyanga se ndikuvuga iki? Il doit renoncer à soi-même. He have to deny himself. Niyiyange. Uri Abrahamu wa Harani, mu Banyaharani, umunyarani, mwene Tera. Imana ivuga ngo uriya nta mwange abone kunkurikira. Si Yesu aravuga the same ariko mu magambo atandukanye. none se wowe yarakoretse? tukomeze. yikorere umusaraba we iminsi yose ankurikire. ko wisubiramo iki? yikorere umusaraba we ku cyumweru iminsi yose abone kunkurikira. umusaraba ni iki? ntabwo ari uriya wa Yesu. uriya nuwe nta wundi yawikorera. umusaraba kuko yikoreye umusaraba Yesu kwanza kugira ngo akore ubushake bwa data bwo kuba igitambo. umusaraba wawe buri munsi akubwira kwikorera. Amen, haleluya. ni ku munsi ugahitamo ibyo ashaka, hanyuma ukibuza ibyo ushaka. uwo ni wo musaraba wawe. si ibyo ku munsi turabishobora? tujya tubishobora? ntabwo rero ntabwo turikorera umusaraba wacu. dukomeze. kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura. ushaka kurengera ubugingo bwe, ubuzima bwe azabubura. aravuga iki? buri wese mu bantu ubirebye neza aba arengera ubuzima bwe. buri umwe wese aba arengera ubuzima bwe, kuko umwana w'umuntu azi ko ubuzima bwe ni ubu nyine afite muri iyi si. na niyo mpamvu nabitwa ko bamenya Imana. iby'Imana biza mu mwanya wa kabiri, wa gatatu, cyangwa wa kane, cyangwa wa 10. ni ukuvuga ngo twese benshi turi mu ntambara yo kurengera ubuzima bwacu bwo muri iyi si. dukomeze. ariko utita ku bugingo bwe ku bwanjye niwe uzabukiza. Amen. utita ku bugingo bwe, ku buzima bwe ku bwanjye niwe uzabukiza. ibyo bisobanura biriya bya mbere. ni ukuvuga ngo rero nidufata ubuzima bwacu bwa none tukabuha Yesu, duti noneho twebwe tubayeho, ubwacu turabuguhaye, twakira ubwawe. ubwa Yesu nubuhe igihe ari muri isi? ko ari gukora ubushake bwa data. wowe nta bushake yari afite bwe, ko ari ubushake bwa data. donc Jésus c'était la volonté du Père qui s'exprimait. ni ubushake bwa data. none nimufate rero mukompare rero, nimugereranye abantu babiri, hanyuma mumbwira aho bitandukaniye. fata iminota 2 bikompare aho uri. soma neza Itangiriro 12:1-2, ugende no muri Luka kangahe
9 24 noneho bigereranye rero, hanyuma umbwira aho bitandukaniye. Cyari ku murongo wa mbere gusa 12, ntabwo turagera ku murongo wa kabiri, sibyo? Turi ku murongo wa mbere, Itangiriro 12 umurongo wa mbere. Yabwira umuntu ngo amukurikire, ibyo amubwira n'ibyo Imana yabwiye Aburahamu ngo nayikurikire bitandukaniye. Ndibaza yuko mwabonye ko nta tandukaniro, turabyemeranya, ni bimwe. Reka mbabwire rero, ririya jambo umwami yavuze ngo umuntu ashaka kunkurikira nako yiyange. Amen. Babyita mu gifaransa le renoncement de soi. Reka tudefinisse le renoncement de soi, turashakira n'amagambo y'Ikinyarwanda. Amen. Renoncer à soi se définit comme suit. Kwiyanga bisobanurwa muri amagambo: l'action d'abandonner sa personne. L'action d'abandonner sa personne. Ngo nugufata wowe ukibagirwa. Abandonner. Abandonner sa personne. Voyez? Abandonner sa personne ou ses biens à l'autorité d'une autre personne. Nuvuga ngo kwifata wowe n'ibyawe ukabiha undi, aba ari we ubigenga. Mwumva byoroshye? Ibyo nibyo Yesu adusaba rero. Abandonner sa personne et ses biens. Amen. À l'autorité d'une autre personne. Niyo bita renoncement de soi. Ngo si personne ne renonce à soi-même, ne peut pas me suivre. Ngo ntabwo ashobora kunkurikira atabanje kwiyanga. Or kwiyanga tumaze kumva definition. Bisobanurwa ngo ni ugufata wowe n'ibyawe ukabihereza umwami Yesu, akaba ari aba mugenga wabyo. Mumva benshi twarabikoze ibyo. Twatangiye na meditation ivuga ngo ni isengesho Dawidi ngo ndondora. Zaburi 139 umurongo wa 23 n'uwa 24. Mana ndondora umenye umutima wanjye, mvugutira umenye ibyo ntekereza, urebe yuko hariho inzira y'ibibi indimo, unshorere mu nzira y'iteka ryose. Amen. Amen. Inzira y'iteka ryose ni mumaze kuyimenya, ni inzira yo gukurikira Yesu. Tibyo. Kuko Yesaya yarayishuriye, yaravuze ngo ati ngo hazabaho inzira izitwa inzira yera, une voie sainte. Amen. Haleluya. Ngo ariko abanduye imitima, abahumanya imitima ntibazayinyuramo. Wayibise? Ariko nubwo baba ari abantu babaswa mu buryo bw'isi, ariko bafite imitima iboneye bazayimenya, bazayinyuramo. None iyo nzira ko nyirayo yatubwiye ngo kugira ngo tuyinyuremo tukwiye kwiyanga, kandi tumaze kumva kwiyanga icyo ari cyo. C'est abandonner quoi? Sa personne et ses biens à l'autorité d'une autre personne. Cette personne là c'est Jésus. Et si ibyo bintu twabigezeho, twarabigezeho. Fata gusa ikintu cyitwa icya 10, ni bangahe kitagora mu itorero? Kandi ntabwo ari tout est bien, nakanyu kubusa ko bitunanira. Akana na example mbahaye. Wayibise? Nuvuga bene data, tuzatangara imanda nivuga. I am telling you. Kuko ibi nyine nibyo standard y'Imana. Ko nicyo gipimo Imana ikoresha. Wese yaravuze ngo sinaje gucira isi amateka, ngo naje ngo isi ikizwe nanjye. Kandi ku munsi w'amateka sigenza abaciraho urubanza ngo ijambo nasize. Iri nyito turasomana niryo rizakoreshwa. Niyo mpamvu navuze ni ibitekerezo byacu,
n'imitima yacu biradushuka, tukibaza yuko twemewe n'Imana, tukibaza yuko dukijwe, kandi ntabwo ari byo. Turakijwe kuri standards zacu, ntabwo dukijwe kuri standards z'Imana. Dukijwe ku bipimo byacu, ntabwo ari ku bipimo by'Imana. Kandi Imana izakoresha ibipimo byawe ngo jyewe nibwiraga ntya nawe ubonaga ntya. Imana izakoresha ibipimo byayo, kandi ibipimo byayo ni ijambo ryayo. Amen. Iyo ndebye hano rero, iki cya mbere gusa, iyi condition ya mbere yashizeho ituvanyemo benshi, tuvanye mu nzira, muri ya nzira y'ubugingo buhoraho. Sibyo? Bayise iriya definition nimuyikurikiza, benshi turishuka. Ubwo nta kundi wabisobanura, amagambo y'Umwami ari clear, nta bintu ujya kongerezaho ngo umuntu nashaka kunkurikira ngo abanze gute yiyange. None se wabisobanura se ukundi gute? Nubijya mu Kinyarwanda w'Umunyarwanda niko bivuga, nujya mu Gishinwa n'Umushinwa niko bivuga. Indimi zose zirakubwira ngo aravuga ngo umuntu ashaka kunkurikira nabanze yiyange. Kandi kwiyanga batubwiye hariya, c'est abandonner sa personne et ses biens à quelqu'un, à l'autorité de quelqu'un d'autre, à l'autorité d'une autre personne. L'autre personne rero hano ni Yesu. Est-ce que twarabikoze? Biracyatugora. Ko nafashe kantu gato gusa, icya 10 matorero ni bake bacyumvira, ndetse kugira ngo nibaracyumvire bakajya gushakisha inyigisho zibagondesha aho bashaka, kugira ngo besikive gusa ijambo ry'Imana. Kandi ari icya 10 gusa par rapport ibyo ufite byose, icya 10 se niki, ariko bigatunanira. Ariko hano ntibavuze ibindi ngo tout est bien, kuko nimba abandonner ta personne ribanza, ibintu ntabwo bikuruta, uruti ibintu byawe. None se wumva ni bangahe se? Combien de gens ont vraiment renoncé à eux-mêmes? Ni bangahe? First, you have to deny yourself. Kwiyanga. Abrahamu afite nicyo yabwiwe, ariko mu magambo yandi, kuko akwiye gufata Abraham yataraba Abraham, iriya hashe itarashigwaho, ayisige he iharane, bivuga ngo ce qu'il était, icyo yari cyo byose abisige. Kuko yavuze ngo God had said to Abraham, go from your country, your people, your father's household, to the land I will show you. Biriya bitatu rero nibyo bigize twebwe. Ufite abuba gihugu, ufite aho musangiye nationalité, sibyo? Musangiye igihugu, ufite n'inzu ya so. Ibyo nibyo bigize repere zawe za identité yawe. None ibyo ngo bisige. Mu jambo rimwe, you are nothing. Ubu rero ntacyo uri cyo. Araza kurema undi muntu, ariko ntabwo ari mureme ahera kuri bya bindi. Uri twe tumuzana bya bindi ngo ahereho, kandi umwijima n'umucyo nawe bihuriye. Kandi Imana ngo nishaka gutera igitambaro gishya mukire mugisha gishaje, nibyo dushaka kuyikoresha, kandi ntibikunda. Dufate iminota 5 mwese asengera ibyo tumaze kuvuga. Haleluya. Amen. Narababwiye ni iki cyumweru nicyo gucarenginga kwizera. Murabyibuka? None turaba challenge kugeza aho base uko narakijijwe. C'est pas Dieu qui va t'éliminer, toi tu t'élimines toi-même. Na wari Imana ikubwira ngo va mu nzira
wowe ubwawe ijambo ry'Imana rirakubwira ati va mu nzira, wowe ubwawe uribwira ati yewe ntago nyirimo. Wayibise ni wowe ubwawe ubwo ati ntago nyirimo koko. Ku minzani y'Uwiteka je pèse rien, nta buremere mfite. Fata iminota 10.